Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, nizera yuko aho muherereye hose mukomeje kumererwa neza no kugira ibihe byiza, ari nabyo tubifuriza muri rusange. Ni ku Inkuru TV rero, aho tugarutse tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Deborah, tukareba imico n'imiterere ikunda kuranga abakobwa cyangwa se ababyeyi bitwa Deborah. Nkomezamana ikaze abashyashya kuri iyi channel y'Inkuru TV, basaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho biboroheye, kandi mwibuke mukore like ku biganiro tubagezaho. Ababishoboye mutwandikire muri comment mutugaragariza yuko turi kumwe. Deborah rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba ari izina rikomoka mu giheburayo, aho Deborah bisobanura uruyuki, kandi nanone bikaba bisobanura ubwenge cyangwa se umugore w'umutima. Iri zina rero rya Deborah rikaba rizwi cyane kuko no muri Bibiliya Deborah yari azwi nk'umucamanza w'Abisirayeli. Reka rero turebere hamwe mu biranga Deborah. Umukobwa cyangwa se umubyeyi uzasanga yitwa Deborah aba ari umuntu utumva amabwire, ikintu atahagazeho we ubwe ntagishingiraho ngo abe yafata imyanzuro. Ni umuhanga ariko usanga agira kutiyizera, akunda ibintu bikozwe neza kandi muri we aritanga. Rero Deborah ntabwo ari wa muntu ugaragaza amarangamutima ye, agerageza kuyahisha niba yishimye cyangwa se ababaye. Deborah ni umunyakuri kandi ni wa muntu witonda, akora ikintu yatekerejeho neza ku buryo ataza kwicuza cyangwa se ngo abe yahubuka. Deborah ni umuntu wanga uburyarya kandi usanga azi kwisobanura, akunze kuvamo umuririmbyi cyangwa se umwanditsi kuko yifitemo ubuhanga n'impano zigiye zitandukanye. Deborah rero ntabwo ari wa muntu wita ku bintu by'urukundo cyane, kuko imbaraga zose azishyira
mu kazi akora. Ntabwo akunda gukora ku gitutu, aba yumva yakwikoresha agakora neza akazi yiyemeje. Aba yumva hagira umuntu umuhora hafi kugira ngo amuyobore mu gukoresha neza impano ze, kuko kutiyizera ari ikibazo gikomeye kuri we. Deborah rero uzasanga ari wa mukobwa cyangwa se umubyeyi, iyo ahuye n'ikibazo amenya uburyo akigobotoramo mu ituze, gusa hari igihe kimutungura bigatuma akonja, ntagenzure neza amarangamutima ye, bigatuma akora icyo atatekereje neza. Ariko nabwo ntabwo ibibazo bijya bimuherana. Deborah afite amaso akundwa cyane, aharanira icyo ashaka paka akigezeho, akunda umuryango we cyane ndetse agira inshuti nyinshi bitewe n'amarangamutima agira, amutera kugira umutima mwiza no kwiyoroshya mu bandi, akumva ibibazo bya bagenzi be. Deborah usanga arangwa no kuvugisha ukuri, akavuga icyo atekereza adaciye ku ruhande. Ba Deborah bakunda kuba beza cyane ndetse bagakurura abasore. Ntibakunda ibintu ariko bakora ibishoboka ngo bagaragare neza mu bandi. Ubabona wese abatindeho. Ba Deborah rero iyo bakiri bato bakurana amatsiko menshi n'utubazo twa hato na hato. Deborah azi icyo ashaka kandi ashyirwa akigezeho, akora uko ashoboye akamenya inzira yacamo kugira ngo agere ku cyo yifuza. Nubwo biba bigoye, Deborah amenya amakosa ye ndetse akagerageza no kuyakosora. Icyo atazi ni uburyarya no kubeshya, kuko Deborah avugisha ukuri ikiri ku mutima kandi akavugira aho cyaba kibi cyangwa se cyaba cyiza, byose Deborah avugisha ukuri. Iyo ari mu rukundo, ibyo bituma umukunzi we amugirira icyizere gihambaye. Deborah rero aba ari umuntu utuje kandi w'umukozi cyane, ibintu bye abikora neza ntawe arebeyeho, akabikorana ubushishozi. Nizere yuko aho muherereye hose ba Deborah n'inshuti zanyu mukomeje kumererwa neza, kandi nizere ko abumvishije iki kiganiro hari ibyo barushijeho kungukiraho. Ku izina Deborah mbashishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro Inkuru TV ibagezaho umunsi ku munsi. Mwakoze cyane kubana natwe, imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe.